Yes, reka tubashimire mwese abakurikiye business isobanutse. Turabifuriza ibyiza byose aho buri wese aherereye ku isi. Ni wa mwanya wa business isobanutse tugaruka kuri Pi Network nkuko bisanzwe. Muri studio ntago ndi jyenyine noneho, ariko amazina yanjye ubundi ni Tite Kamanzi abanyumvise bwa mbere. Ariko ndi kumwe na mugenzi wanjye noneho nkuko ejo cyangwa ejo bundi nzaba ndi kumwe nawe niba ubyifuza. Amarembo arafunguye hano kuri business isobanutse. Niba ushaka kutuganiriza ukagira icyo tubwira, turi tayari kuguha mikoro tukaganira, tukagira icyo tugeza cyangwa tukagira ubutumwa tugenera cyangwa tugeza ku ba pioneers. Turagaruka kuri Pi Network rero. Uyu munsi reka mbanze mbahe mugenzi wanjye abibwire, hanyuma tuganire mwamenye abo turibo. N'umushyitsi ni umutumirwa, ni umushyitsi, ni umupioneer, ni umurwanashyaka. Ubuse mvuge ngo iki? Mukanya yarambajije ngo ukwa 12 kwageze. Nize ko ngiye numva ari umwaka wose. Wowe urabyumva utese? Reka banza bibwire. Urakoze cyane bwana Kamanzi. Urazamura ijwi kandi. Urakoze cyane bwana Tite Kamanzi. Yego. Nitwa Rutikanga Didasi. Nkaba ndi umupioneer. Igihe umuntu agize nuko nabimenye nyuma hashize igihe. Use warahombye kandi warabimenye. Nakabaye byibura bungubu nk'abakaba mu bihumbi n'ibihumbi, ariko ntacyo ibyo mfite birampagije. Ubwo ndebe kubaza ikibazo rero umbwire. Ubwo uri muragaye abafite amajana na 15 urabagaye. Habaye igihe habaye abantu bose ntabwo bamenyera ibintu kimwe. Okay, kimwe nuko abantu batangana. Ikiro cyagomba ndumva ari cyo twagomba gukoresha, ataza kugira ngo hari uwo wapfobeje we ni igitekerezo cye kinamureba yuko yigaye cyangwa se yinenga kubera ko yatinze kubimenya yakabaye. Ntabwo ari ukuvuga yuko apfobye abafite nkeya, havuga ati simba mfite cyangwa ndakuvugiye. Buriya ubundi nkuko abantu batangana ndiko abantu batamenyera ibintu kimwe. Yego, niyo mpamvu usanga hariho uwo ubungubu ushobora kubwira ngo urugero natanga nk'ubungubu hari ushobora kubwira Pi uyu munsi wa none akakwita umusazi. Kare hari mugenzi wanjye nigeze kubwira ibijyanye na Pi. Turebye Pi mfite tuzishyira mu manyarwanda dukuba n'umunsi arangije ntago bagusetse se. Arangije arabireba telefone ahubwo yarayimennye. Ngo warasazi ngo urabona amafaranga we wayatunga. We ndiye avuga ati urabona wayabona ariko kuyatunga ko wayatunga. Oya no urumva wayatunga guteze utayabonye. Urabona aya mafaranga we wayatunga. Ntabwo se ahubwo urabona wayatungira mu kiye gihugu. Ndaseka ndatembagara ndariko. Buriya abantu twese dufite imyumvire igiye itandukanye. Narimbuze abantu uko batamenyera ibintu kimwe. Ubwo twanakomeje ikiganiro rero ntibitege ko turi babwira ngo turaganira ku ngingo iyi n'iyi. Turaganira ku ngingo ziriho kuri Pi. Ibivugwa. Ibivugwa kuri Pi. Akira nkorera mu ntoki. Umpaye content nkuguriye icupa pe. Uraneje umpaye ingingo ikomeye. Ibivugwa kuri Pi. Ibivugwa kuri Pi. Ngo abantu ntago babyumva kimwe. Ubwo ndahita nkomerezaho na uribuka mu minsi yashize hari umupioneer mugenzi wacu wakoze ikiganiro kuri televiziyo Rwanda. Ni Jean Bosco Hakizimana. Dukunda kwita champion cyangwa DMD wa CB Rwanda Network. CB Rwanda Network. No, CB Rwanda no. CB Rwanda. CB Rwanda ni YouTube channel. Ahubwo ni CB Network. Izina rya company. Igikuru nuko abapioneer bamuzi baramwumva baramutega amatwi n'ibiganiro byinshi agenda duha. Urani mushiti wanjye. Tumaranye iminsi. Noneho rero bari batumiye Mike Karangwa avuga ku bintu bya cryptocurrency, avuga ku bintu bya digital currency. Benshi baradagadwa. Noneho hari abadagadwa bati bavuga fiat money. Noneho hari umuntu nakopejeho gato kuri icyo kiganiro. Arangije ikintu cyambabaje, namubonaga nk'umuntu n'umuntu wize ni lisansi urumva. Arakora abona n'amafaranga. Lisansi ni ikiciro cya kabiri cya kaminuza. Ariko yarambwiye ngo reka nkubwire ngo nuko abantu basarereka. Mwebwe muravuga ibintu mutaranabona. Tutaranabona. Kandi arasenga yizera Bibiliya
ibyanditse muri bibiri byanditswe, yizeramo Yesu, akizera Yesu nk'umwami n'umukiza. aha, yamukijije iki Yesu? Niko gahinda. Cryptocurrency ni ifaranga riri ku isoko. Yes. Ku isi hari ama cryptocurrency agera mu bihumbi, arenga ibihumbi 13. Yaha. None kandi yo ari ku isoko aracuruzwa. Yes. We yari yasanga Yesu hehe? Noneho rero ubwo turabaza n'abandi bakirisitu, Yesu wabasajije, wabatesheje umutwe, bamusanga ni ikibazo, kandi birirwa baririmba ngo Yesu ni muzima, ni mwiza, ni muzima, nta kibyo reka ariko bakanabiririmba babuze mitiweli. Aha. Ntibabyumvemo ikibazo. Bakabiririmba bafite amadeni muri banki no muri rubanda, ntibabibonemo ikibazo. Yesu muzima, Yesu wabacunguye, Yesu bakunda, biriwe bantuka. Nabagejeje ikiganiro cy'ubuhanuzi, jewe neruye ubu natangiye kwerura none. Mbabwiza ukuri kweruye. Nababwiye ko iri faranga rya payi niryo ryahanuwe muri Bibiliya. Ababihakanya ni babitegereze. Ko bategereza Yesu se batigeze. Ntanswe byaje noneho. Ubu ntago nubwo uri kubitegereza, no gutegereza itariki ahubwo. Noneho rero tukiri aho ngaho. We ntago urahura n'ibitutsi nk'ibyo mbese? Uribuka hari umuntu nigeze kuganiriza w'inshuti yanjye, pe ni inshuti yanjye, pe ni mubwira ngo ni inshuti yanjye, ariko ni inshuti yanjye, ni mukuru kuri je, ni inshuti yanjye, ni mukuru wanjye, ndanamwubaha, ndanamubwira nti rero ubu ngubu mfite payi, ndimo ndayimayininga, yaraje asanga nabuze network. None nta kintu cyanambabaje, imbere y'ahatuye hari ikigo cy'amashuri kiriho wifi. Ni ukuvuga ngo iyo nicaye imbere y'icyumba, tambwira ba muntu, iyo nicaye imbere utaza kumuvuga bakamumenya, urumva network ayikurura ateguye umusaya. Oya se, noneho nibyo namutekereje ibijyanye na payi, niba haturiye. Ndamwigisha mubwira ibijyanye na payi, arandeba, arangije aravuga ati ariko ndagendesheje pe. Ariko kunde ubica ku ruhande, bavuze ko iby'ubucuti biveho, vuga uti ni mwene wacu, kugira ngo abantu n'urujijo rubiveho. Naha. Noneho rero mubwiye gutyo, mubwiye payi, arababara, antera, arambwira ati yewe, ati ndagendesheje neza ubu nta kundi nyine, ati nawe koko. Aha, ako kavuyeho. Navuga rero no nta kibazo, niba wowe utayemera se reka mbwire madamu agire gute, njyewe muri registering nta kibazo ndabikora. Arangije madamu mukanze harambwira ati yewe irekerere nta mwanya nabibonera. Navuga ngo ya ntago ari ibintu bigutwara umwanya, ni bundi se kumayininga buri yabitwara umunota ahantu hari network, nta munota bisaba ntawe. Nuko nawe arampakanira, ndavuga ubwo nuko nyine. Ariko ntangazwa n'umuntu umwe nabwiye ibijyanye na cryptocurrency, arambaza ati bigenda bite se, ni iki bisaba? Ati njyewe ikintu cyose cyampa amafaranga niyo byasaba kurara nicaye nagikora. Ako uwo muntu hari akajambo yacotsemo, uwo muntu hari akajambo yacotsemo, akwitegereza, baraguhakaniye, we numuvuga izina. Bino ibintu ubuhamya duha abantu bw'ibyatuba, nanjye naza kukubwira. Yarambwiye kandi ababyumva nabo buri wese umuntu wese wagerageje guha amakuru abantu, kuko muri payi bakubwira ngo ha makuru inshuti yawe. Noneho birababaje gusanga umuntu witaga inshuti yawe imyumvire ye ikagutera ubwoba, ukavuga uti mpunge nkoriki. None ikintu yankoreye rero cyaje no kunanga, ariko narasetse, twicara twisangira n'agafanta, ariko nakutekereza ijambo mbwiye nkongera ngo turika ngaseka. Yarambwiye ati ariko agahinda karamwica, mbese abo no kuvuga ngo yagiye ku kiriyo, bivuge neza, yaramaze iminsi nk'itatu areba ibintu mugiyeho, nsoma amakuru, nkurikirana ibiganiro bigenda bitambuka, nta cano nimwe buriya. Cyaje bambazaga ibibazo byinshi, nta cano nimwe buriya, nakwiyama no watuje kuzabyiga kugihe gihari. Nta cano nimwe buriya ntakurikiranaga, zimwe nyinshi nagendaga nzikurikirana, nkava kuri mwe nkajya kuri nkava kuri mwe nkajya kuri indi. Nuko arangije arambwira ati ariko uziko neza uba warabaye umugenocide, iyo uza kuba uri mu Rwanda, iyo uza kuba wicaye iyo uza kuba uri mukuru, genocide iza kuba uri mukuru ufite imyaka y'ubukure, uvuga ngo ubwo ngubwo yaza, nuko ngo wenda iyo genocide iza kuba mfite nk'imyaka 18 kuzamura, kuvuga oya nabo munsi yayo harabayikoze. Ni ukuri ko Imana wari bube umugenocide, ese kubera iki? Ati kugukomveka biroroshye, kukwemeza, kunyemeza, ukayoboka, kuyoboka. Ati
kunyobya mbega muri make Mm. ngo kunyobya Biroroshye. ubu ndi umuyobe mbega noneho ikintu gitangaje ubu buyobe turimo ni ubuyobe Elon Musk arimo umuherwe wa mbere ku isi aha ni ubuyobe Bill Gates arimo aha ni ubuyobe Jeff Bezos wa Amazon arimo aha ni ubuyobe uruganda rwa Apple rukora za iPhone yes barimo Ah, ni tekereza. ubuyobe uruganda rwa Elon Musk Tesla barimo vuga igihugu Toyota. cy'igihangange ku isi imodoka za Toyota Volkswagen n'izindi ni ubuyobe Mhm. perezida wa Amerika Donald Trump arimo noneho ubwo njyewe buyobe njye ndumva ntabwemera nta kibazo ariko buriya iyo dushingiye kuri bibiliya nk'igitabo cyanditswe n'abahanga buriya babwirizaga abantu ngo bazahungire mu nkuge ya Nowa. buretse reka tuvuge icyo gitabo ni igitekerezo cyiyandikiyemo aha ariko reka turebe isomo ririmo isomo ririmo niho nshaka kugusha ngo abantu bari bamaze gukabya ibyaha reka nzabaha ubuhamya ariko mbwira abantu bamenye n'impamvu nkunda kuvuga ibi bintu icyo gihe isi ngo yari buzarimburwe n'umwuzure niho nshaka kugera ngewe impamvu nkunda kwifashisha bibiliya umuntu yarambaye atari ushaka iki kuri bibiliya ko wavuze ko utari umunyedini ndavuga nti jya nkuramo ibimfasha yego kandi bitamfasha nanjye nkabireka kandi bifasha n'abanyarwanda ibitamfasha nkabireka nkanabirwanya jyewe nabayeho pasiteri imyaka 2 n'amezi 4 ubwo n'amezi 28 kuva ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatatu mwaka w'ibihumbi 2017 no mwaka w'ibihumbi 2007 nakivuyemo mu kwa gatandatu tariki ngira nka 17 za tariki 2029 ariko nasezeye idini ku mugaragaro ngiye sindi dizata ngiye sinaguye ngiye nahinduye imyemerere nahinduye imyemerere ngiye mfite idini ryanjye nihariye rwose kandi idini ryanjye ni ibikorwa byanjye ntuzambaze idini nsengeramo birebe ibyo nkora niryo dini ryanjye ibyo birahagije basi nubona ari cyo ntakoze ijambo ry'Imana ravuga ngo idini ujye upfa kumva ibyo ijambo ry'Imana ravuga ngo idini y'ukuri ni iki idini ry'ukuri irananiranye ntabwo rishoboka ni ukuvuga ngo ni ugufasha imfubyi n'abapfakazi ukazana abamene ninde ubikora abamene mu by'ukuri cyo kora leta y'u Rwanda nasanze ari idini ni ukugira neza urakoze cyane kandi tujye muri byinshi ibyangombwa bisabwa idini y'ukuri ngiye nabonye leta y'u Rwanda ibyujuje nta birenze ibyo ubwo rero ngiye iyo dini nayihisemo ku buryo ntayireka noneho rero twikatire ku ntama yacu birirwa bantesha ngo nindeke bibiliya ngo iby'Imana ngo ntabwo iby'Imana ntabwo barabimenya ndashaka kuzabwira abantu ijambo ry'Imana iryo ari ryo bakareka kwitiranya ijambo ry'Imana n'ijambo ryitiriwe Imana yes hari ibintu bibiri hari ijambo ry'Imana hakaba n'ijambo ryitiriwe Imana nk'uko bavuga ngo kiliziya yitiriwe nde mutagatifu nde Karoli Rwanga ni nk'ibyo ngibyo muri make iyo kiliziya ntabwo ari Karoli Rwanga ahubwo yitiriwe nde Karoli Rwanga siye yaramwitiriwe abantu rero bafashe amagambo bayitirira iki Imana ariko Imana iri ukwayo ariko reka tubiveho ibyo ngibyo ni urugero twari twifashishije nta nubwo twanarureka twari tugiye kuvuga kuri Nowa nuko ngo Nowa Imana iti ngiye kurimbura abatuye isi koko bakabije ibyaha yego noneho umwanzuro reba nawe Imana kubona akumve umve ya bibiliya reba Imana none se uko yabarimbuye barabiretse ubwo muri make yakemuye ikibazo igice wumvise idini ryitiriwe Imana nuko rikora ntirireba kure ako kantu nakumvize nyirango ndabyumva neza noneho rero bati bwira abantu noneho bahungire mu nkuge umwuzure utazagira ute none se iyo bahungira mu nkuge Imana ari kubizanye umwuzure wo gukora iki nawe icyo kintu kuri kirimo ubucucu bwinshi cyane oya naga reka twe kubyita cyokora oya ubucucu nababyanditse na buriya ibyo Imana rero yavuga icyo niba ibwira abantu ngo bahungire mu nkuge icyo ni igitekerezo abantu baba baranditse ushaka ko turya nk'inkoko inkoko irarya ntihekenye iramira ntiyumve icyanga njye rero ntandukanye nayo nkuko urya wumva icyanga ukanaryoherwa ni nako ngomba gusoma nyungurura icyo gihe iyo nkurikije mu isesengura nyine icyo gihe ni ukuvuga ngo aba bantu bakoze
inyandiko yo muri Bibiliya urumva bashakaga kugaragaza cyangwa se kumvisha abantu uko binangiye nabi Imana yarimbuye ntiyabahoye ubusa ego ubwo niba ari Imana rero ntibabyita ijambo ry'Imana ubwo yarihohoraga nayo mu kubyandika yagira ngo urubanza rutayijyaho yego iby'Imana tubiharira Imana ibya Kayizari naho bambora rero noneho kwa Nowa no rero ati muze muhugiye batekahambirwa ati iki kintu cyaranasaze bati hasoni Nowa arabaza bareba abandi baraza baramufasha abana bati data reka tugufasha kuzana ibiti tugiye gute bakeya babishoboye n'abandi baje rubanda bagize uburara Nowa arabaza inkuge arayuzuza amaze kuyuzuza abo n'abapayoniya n'abapayoniya ubwo ndiho itariki imaze kugera inkuge yaruzuye imara igihe itarakingwa asya bararambirwa abantu bararambirwa bati uriya musaza n'ubundi yari yarabivuze uriya ni umusazi abantu ibihumbi n'ibihumbi bagize hasigayemo abantu ngo 8 baramayininga itariki ya nyuma rero nigera itariki ya nyuma ize kugera inkuge irafungwa imaze gufungwa imvura yari itaragwa nuko ubundi ngo rukajya rukubita ngo ijwi rikirangira rikazagera niyo ngiye agato ni wa musazi nkibuka ya madirishya yo ku mashuri yo hambere y'utubaho umuyaga ukaza mwese mugakangara amadirishya akubita yongera uza ubwenge umuyaga yakubita urugi uza ubwenge agaca mu idirishya bikaza kurangira babandi baheze mu nguni imvura iguye igatwara igisenge bakagwamo ibaze nyibukije akantu iki gitekerezo cya Nowa tuzakigarukaho ku buryo burambuye ni isomo rikomeye cyane ku bapayoniyazi ubwo rero aho nendaga kugusha umunsi umwe rurakubita ntirwakinguka rurabana yewe we none rero ndimo mu kanya nahoze ndimo kubara iminsi hari ubwo hasigaye iminsi katuyibwira abantu uyu munsi turi ku itariki 17 hasigaye iminsi ukwezi kugira ngo gushire hasigaye iminsi 13 ku minsi 13 ongera kuri 31 ni 40 ningahe nini 40 karabaye nyamara ejo bundi babitangaza yari amezi 6 none uyu munsi abaye angahe grace period amezi none harabura hasigaye iminsi 13 kugira ngo abantu ba mbere batangiriye kiriyo cy'amarira yo guhomba payi bamwe byaranabaye mfite umuntu sindabona konte ngo ndore ariko ngira ngo icyumweru kigiye gushira yarambwiye ati nabyutse nsanga kandi yarafite payi zirenga ngira ngo nk'ibihumbi 2 asanga payi ze zagiye zari zirimo ibibazo KYC yayibonye kera ariko yari yaranze noneho Rwanda nayo nari ntarayisubiraho ngo ngire kuko nabaye umukorogoshozi rero wa payi naraye nkorogoshoye kuko nyanga naraye nkorogoshoye payi y'umuntu nayihereye saa 12 n'igice nayishoje saa 6 z'ijoro twavuganaga buri kanya urakoze cyane naje umubagara ijoro wanze kuryama ntaraza ntago byashoboka noneho tinya ko twahagurutse na nimero 8 vivuye kandi payize zari zarimutse barambwira uwo mugabo yaryamye arasinzira ndabeshya uwo nuwundi zari zitarimuka ahubwo nta kantu na kamwe kari kariho buri kimwe cyose ariko yari yarinjiyemo muri KYC byaranze akanifoto kagira ubwo amakosa nagiye mu ndakorogusha ariko nayavumbuye bigoye kugira ngo ifunguke nakoze ndakora birananirana kera kabaye ngiye kone bampa message nka 3 mpindura nongera ubundi buryo bageze barambwira ngo nimpindura ubundi buryo nza kumufata ko hari ukundi yari yarabigenje kubwa amahirwe mbona iki message kiri birinduye mbona barayimfunguriye ndongera nyinjiramo ndayikosora saa 6 arabizi twazamukanye inzira ijoro deba saa 6 turi mu muhanda ndabizi cyane rwose abandi batashye babwira ati mutange sintaha ako waba utahujyaye urubyumva umugabo rero ati nibataye ati nge ntago nsa ati ndava bitunganye uko yabishakaga nuko byabaye ariko hari abantu nabonye bagiye guhomba ubu rero byaranatangiye atari kubera iyo tariki kubera amakosa bakoze muri payi ubwo umuntu aranaboneraho kubahamagarira bazane tubafashe cyane mvareka nkubwire singiye kwirata ariko uyu munsi nahuye na telefone na konti ya payi
ngiye kumva nuvuga nko buratigita ntago byabura nta handi nyirayo yicara akakureba ntago byabura akakubwira ati biri mu biganza byawe ukagira ngo niwe wabikoze pe nakiranye na telefone ariko none narindi mu nzira gatoya ko buriya hari ahantu ngera hahandi ngero nkatangira no gusinzira nkakanguka kumbe nkasinzira indi mu bwonko nkakanguka nkayitegereza nsigaye narabaye umukorogoshozi wa payi ubu bwana Tito ariko ntabwo nirase ariko ndabifasha pe Imana iyo bibaye ngombwa twandikirana ko wa timu kandi ko wa timu tumaze kubona harabona bagwe mu kiganiro giheruka nabahamya bo kubihamya nubwo hari bitaratungana neza ariko bamaze gukosora amakosa arimo ni ibibazo bya liveness ni ibibazo network zikibana bakaba bamusubije kana tentative bakamubwira iri muri process na tentative iri muri process urabihorera barabikora ntago bugipfuye urabyumva ikindi nubwo iminsi yabibara upfa kuba ufite icyo bikoraho twe twandikira ko wa timu nkanjye ngiwe ndabizi yego ndabizi ndibuka iminsi 100 ingahe byari byaranze 100 cyangwa ni 100 nari mu minsi 100 biza kugingiye byahagaze iminsi yahagaze kubara kuri 90 na kangahera kuri iturutse ku 150 na yahagaze kubara ari uko step ya 8 imaze kuva ariko hakoreye ikintu bita liveness hoya ubu ngubu umaze gukora liveness 18 hoya 21 zari nk'isengesho ngewe nagezeho ndavuga intireka njye gufa byari bimeze nko kurya ibinini baba umurwayi niwe babwira ngo ni mu gitondo saa 6 nimugoroba najya kumayininga nkabona rero ibyo bintu rero nibyo twagereranya na bya bindi twita ngo amabavu y'imihini mishyanga itera amabavu kubera ko abantu ntibarabimenyera twe tukina n'ibi ngibi cyane twakinnye nabyo twarazikoze liveness cyo kora ngiye nakoze liveness enye rwose ngezo ndanayihorera ndavuga ndakwihorera nzarebe bayimaye umunsi umwe mu gitondo nayireba ndayihorera ndavuga ubushize nawe gukoza ari mu gitondo uragaruka ndayireka bigeze saa 5 ndayibamba ntiyagarutse urabyumva ariko nanone na telefone zibigiramo uruhare telefone ariko zibigiramo uruhare no kutamenya telefone icyo naboneye kuri telefone ubonye itangiye kuzana ibintu by'utubazo byo kuza gakeya internet igenda gakeya fata telefone yizimye nk'iminota 3 numara kuyizimya nunayatse numara nongera uyinayiri starting kwisubizamo ubuyanje umva ni nkako kanya iza nk'umurabyo ariko nanone ntibibagirwa gukora ibyo barabanje no kuyiborokora kwa kundi ya muri settings ukajya muri permissions ibyo mvuze ku bantu babikoze ibyo cyangwa app management gutyo ukajyamo ukamenya kuborokora biterwa na telefone nuko dusoza rero wari uri kuri no abari we dusoreza aho tuzamugaruka ku buryo burambuye ibyano ahubwo aba pioneers benshi bameze nk'abigiye cyo kugano bameze nk'igihe cyo kugano Dr Nicolas n'aba pioneers bashirika ubute babarwana shyaka bameze nka no cyane waburiraga abantu ati nyamuna nimuze mu cyane rwose baranga kandi badufashije kumayininga baba we none ngewe turamayininga pe natangajwe n'umuvandimwe wanjye nabwiye payi aranseka arangije ati ati reba sanga afite payi 180 yatangiye kumayininga 2020 ngire ngo none afite 180 nubwo yarabihagaritse ntiwamubaza password ntiwamubaza buri kimwe cyose byose nta na kimwe yibuka yabishingutse nawe se basi wambabariye ukongera iyo account wenda reka tuyisibe kuko sinzi ukuntu nabigenza kugira ngo wongere uyibyutse yongeye waretse tukayisiba none ukaregisteringa ku yindi sim card hanyuma jewe byibura nkazaguha ku mapayi wenda ukivana mu bukene arangije hamwe yango byo nibyo kunesha umwanya w'ubusa ibyo nta kintu bintwaye basi ngukarabiye imbere muvandimwe bamwe bamwe bababarira abandi he kinyamenye reka twizeza abantu ko tuzasubira kuri iki gitekerezo cya Nowa tukirambure babone isura y'abapioneers babishikamyemo n'isura y'abapioneers babishingutsemo mfite umuntu abanyagatari namwijijemo mu mazo ya mbere 2021 ariko yamayininzeho iminsi ngahe ariko agahora nyishyuza ayo mafaranga ntabwira ni umunsi umwe araguruka arampamagara arambwira ngo urabizi nti bayisubi ibintu byawe abyita ibintu ariko ndamubwira ibyo bintu ni ibyawe ndamubwira nti byese bire ngo ngewe nkurira ibintu muri telefone niwe wabinsabye ngo ntereko se urabihora iki ngo amavuta y'umugabo ntisuri umugabo
ngo nawe mureke kumura ntese uri umugabo ngo ngo njye amafaranga yanjye nayo nariye rwose ese nunazigama